semena amen. Rero umuntu intambara zose umukristo ahura nazo izo umuntu zose akora bijanye n'urugamba uko rwabanjije kuba umuntu azakora nimba umuntu intambara ziba mu mwuka intambara zibiri icyo gituma iyo umuntu atangiye kunanirwa izo yashoboraga ni intambara zabaye mu mwuka noneho mu mubiri akagenda ashobora umubiri uzugenda ugaragaza ishusho y'umuntu mu mwuka iyo umuntu yasomaga ijambo ry'Imana ariko agatangira kunanirwa n'ishusho y'intambara y'uko urugamba rwari rugenda mu mwuka umuntu akagenda acogora kibiza bibera hano mu mubiri biza bibera mu mwuka bikagaragarira mu mubiri uri incungu bonera amahoro uri incungu bonera amahoro uri incungu bizabirwa igifite imbaraga nico kizakinesha igifite imbaraga nico kizakiyobora umuntu iyo umuntu umwuka w'Imana agaze muri we azayobora umuntu bigatuma ahinduka umwana w'Imana ngo abayoborwa n'umwuka wera bose nibo bana b'Imana no kuvuga ngo rero iyo umwuka wagaje w'Imana ukuzuyemo uzi kuyobora ubushake bw'Imana ntawakora ubushake bw'Imana atabiheshejwe n'imbaraga z'Imana atabiheshejwe n'umwuka w'Imana nta muntu n'umwe wakora ubushake bw'Imana usize umwuka w'Imana wuzuye muri we umuyobora nta muntu wakora ibyaha atabiheshejwe n'umwuka w'abadayimoni kubera ko umuntu wese akora icyaha gisa na dayimoni imugashije n'umwuka kujya ibyaha bingana n'abadayimoni n'abagore kuko satani yamanuye kimwe cya gatatu cy'abamarayika mwumve yamanuye kimwe cy'abamarayika bari mu ijuru abo bamarayika nibo bahindutse abadayimoni nibo bahindutse lebemo rero hariho abadayimoni bashinzwe ubusambanyi bashinzwe divorce bashinzwe boyfriend na girlfriend bashinzwe kutumvikana ko bashakanye gucamo amakarisa uburozi ni imyuka iyo ni imyuka noneho yagera mu muntu akiba siwe ni umwuka w'ubujura umurimo ukamutangurira muntu n'umujura umuntu yitwa umusambanyi cyane iyo umwuka w'ubusambanyi ugeze imurimo kuri integinke zawe zisa na dayimoni kubamo tubaze dushambure amapepa uri hari bwasiritwe haleluya uri incungu uri incungu umutima wa kamere uzawita kuzakamera inyana kuko umutima w'umwuka uzawita kuzumuka kujya ikiranga ufite umwuka w'Imana n'ibyo umwuka uzawita ubu ni umwuka ugaje mu buzima bwawe bigaragaza muje kuyobora bigaragara muzo witaho zayozo muzo bingana n'urugero rw'umwuka umutima umwuka ngo wita kuzumuka kujya umuntu azahita kuzumuka bishanye n'umwuka w'Imana mutuye uri incungu
bigatuma musabona abasenze ke abana banyembaraga ke ubu nyine byarashize. Ni ibintu zabaye mu isi yo mu mwuka. Hari intambara zabaye bagenda bacogora. Intambara ibayabereye mu mwuka. Abasabana bakubaza bakora aho inama zizazibera, aho inama zizazibera ndamuguta aratugoye. Intambara mu abantu muteze imbishi kujya kaya mapepa ari ni wayo bize mugesha hari abadayimoni bashinzwe kujya uko umuntu yomara umunsi akirwa atariye ariko atekereza gusenga agasonza, sibyo? Ari n'amapepo yo kujya shambure amapepo timwe yashobora kubera kuko murashokesha timwe mwasengera umuntu w'amapepo waye umuntu ugwa amapepo wo kunywa cyangwa wo kurya azamara ikurutu akamagotomera ikurutu y'amazi uzaba ngo amazi yabayaje he n'abadayimoni baya so tuma umuntu azatekereza kuja gusenga abapepo y'indati yo kwemerera umuntu akananirwa kwiriza ariko akirirwa atariye ari mu bindi ariko yatekereza gusenga amapepo akamuta baza gushambura ayo mapepo. Haleluya! Sebabase niba gusenga umuntu ashobora kurirwa atariye ari mu shuguri ziwe ariko yatekereza gushukama ngo senga avuge ngo ndirisa inzara ikamujya. Uzamutekereza ngo uzaba ngo nugukunda kujya cyane kandi ahubwo umuntu nyine yakazajya rimwe atekereza kuko bizogora kujya ariko mwebwe mubana n'ibyo muzo no mu mifuko muza mu bijana kujya n'amakarite ariko umuntu akawushora ukarambwira ngo ni bya jambo wumvishe rivuga ngo Imana yabo ninde ntuzabane bantu bakunze kujya cyane. Turashambura umwuka wo kujya mwizina rya Yesu uzutuma abantu batamateraniro ubagiye kujya nabisanze no cyangwa igitaramo ifashe ngo ibijyo ngo birahiye ngo dusoke tuje kujya mukawina umukaravuze ngo zose ngo umwana azabitse ibyo n'izindi zose Imana azabitse. Ikintu cyose ukora ukabona gisanzwe ugashobora kuba ukwiriye gutariye tusonze ariko watekereza gusenga inzara ikaza timukabifate gutya rero ntabwo bisanzwe. Rero Pawulo aravuga ngo rero umutima w'umwuka umuntu ufite umutima w'umwuka umuntu ufite umutima umwuka w'Imana yuzuye mu buzima bwe umwuka w'Imana aganje mu muzitu uzumuyobora mufumu uzumuyobora akita kuzumwuka akifuza umwuka uzumuhatira gusenga umwuka wera azamuhatira kuramya kandi mwumva ibitangaza watanganisha uzi ko umuntu yoririmba ariko atayaramye kuko ururimi turuzaruramye ruzaruririmba ariko umutima nuzura no gusenga ururimi tuzarusenga uzagwatura umutima nuzusenga bijambo ry'Imana bacunga muzi ko abantu tegera ijambo bana ibintu biteye ubwoba imitima iba kure y'Imana ariko bakaririmba kandi natanga ururimi tuzagwize ngwizeza umutima hanyuma akatuza akanwa gusa nuko kwatura kandi nuko yaravuze ngo ibato ishobora kuyoborwa n'ibindi byose kwese bishobora kuyoborwa bikumvira ariko ururimi igitangaza mureke mwumva ururimi ukuntu ruzagwirarira wera none jewe nkomeze mbaye perezida w'imi uko se mbayewe ururimi mwumve ke ururimi kera perezida wa Amerika ese ukumbayewe ururimi gusa ruza rwama ruhohotera rukavuga ariko rukavuga ibintu tudashobora gukora cyo gutuma rero
ururimi ruza rukanga abantu benshi, ruza rukanga abantu benshi kuvuga ngo kandi umwuka yambwiye ubuse nkomeze ngo tuzi ko iyo muri leta bazabangwa igishisha abasilamu abatari abayisilamu bose bitwa abakristo. Ese siko zavuga? None se icyo gice cyose uko abo bantu bose ni abakristo? Nuko umwuka yambwiye yambajije ikibazo gikomeye cyane. Kwitwa umukristo si cyo kimenyetso cyo kubaho. Tubanze turirimbe. Uri incungu uzuyobora umuntu mu bugingo n'amahoro. Wakandi umutima wa kamere ushobora kunezeza Imana. Ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Naratangaye muzi igitangaza, igitangaza cyabaye mu mutima wa Petero. Tabizi umwira wa Yesu, cyangwa nasubami Yesu. Weraje aramubwira ngo Yesu ntiwufata ugira utaje gupfa gute. Yesu yamwa ngo shetani vinyo, satani vinyo, satani vinyo. Ntabwo yisesa Petero satani, kuko satani Petero ntiyari satani, yari inshuti ya Yesu. Ariko umwuka wavugiye muri Petero niyo satani. Uko mwese murabira ba Yesu, ariko umwuka ubabamo ushobora kuba ari satani. Ariko abantu bose nabira ba Yesu. Uri incungu igitangaza. Ntabwo Yesu yasashe Petero yari umwira wa Yesu, ariko satani yinjiriye muri Petero kugira ngo acogoze Yesu gucungura abantu. Yaramubwiye igitekerezo kibi cy'inshuti, yaramubwiye ngo se upfa uradusiga gute, turahari titwo kure. Yesu aramubwira ngo ibyo si ibitekerezo by'Imana n'iby'abantu. Inyuma yaragiye gucokoza Yesu. Hari amakuru acogoza abantu benshi bakunda Imana, kuko hari inshuti nyinshi zashoboje abantu gukunda Imana. Nyinshi inshuti nizo zazicogoza abantu gukunda Imana. Inshuti zazicogoza abantu. Umuntu ajya gusenga usuko wewe ubushoboye, wese umwuka w'Imana kera ni umwuka wo gucogoza ukora ushaka. Cyo gituma ibintu byinshi tumugomba kubibwira uko umuntu wicaranye yo kugambanira, kuko Yesu satani yaramubuza aca muri babiri, muri Petero na Yuda. Yuda niwe wagambanira kuko niwe waruzeho Yesu akazara, niwe wari inshuti yiwe kandi yari intumwa. Yuda yari intumwa, tumukazamukirisha yari intumwa. Yari apana yari intumwa, yaratoranyijwe mutumwa. Kandi niwe waruzaho Yesu azarara wenyine. Cyo tumamugambaniye nijoro mu muhana bose tibari bazaho Yesu azarara sivye Yuda. Cyo tumayabajanye nijoro yarazaho Yesu azarara. Ntawe ugambanira undi muntu usibye inshuti y'umuntu. Abantu bane bakomeye, umuntu atoja kure yabo, umuntu atosiga, umuntu atoja kure yabo, n'abantu bane. Abo bantu bane nibo satani azakoresha kugira ngo bagambanire umuntu agashira. N'abantu bane gusa ni Yesu wabavuze muri Luka 22 21:16. Muhaso usanga abo bantu bane ntawoja kure yabo, ntawo basiga, ntawo bafata bafite, ariko nibo satani yoca bakakugambanira. Ngani mu basore Luka 22:16. Uri incungu
soma papa. Aravuga ngo ariko muzagambanirwa n'ababyeyi banyu ndetse n'abavandimwe na bene wa n'inshuti zanyu bazicisha bazagambanira bamwe babicisha ababyeyi banyu babambo bishake gusa abantu bano umuntu utayiyoja kuri umuvyeyi, umuntu utiyoja kuri umuvandimwe, umuntu utiyoja kuri mwene wabo, nta muntu adafite isuku. Abo bantu bane bune mu bwoko bwacu hari ababyeyi bagambanira abantu. Iyo system tubanze dushambure. Haleluya! Haleluya! Erega umwuka nta data nta mama, umwuka nta nyina nta mayina, nta muvandimwe nta mwene wacu. Mu mwuka ni ikibuga cyo kurwana cyonyine, ariko mu mubiri ubaha mama na data n'amaboko na data, ariko mu mwuka nipanga amaboko ube mu mwuka uri incungu. Haleluya! Iso bituma mwananiwe kubera ko twavukana na naka, ariko umwuka umurimo uganje muri we n'uganje muri jewe idahuye. Turavukana mu mubiri, ariko umwuka uganje muri we n'uganje muri twe arabanza. Iyo rero tugiye mu mwuka, buri muntu wese buri mwuka wese ufite sebo cyo tuma rero mwana abantu baramaranye mu bwoko bwacu, umwana akagambanirwa n'umubyeyi, abantu bakagambanirana, ariko mu mubiri twegerana tukavukana umufuka tubohane hamwe mwisi yo mwuka. Tubanze dushambure amapera, turaterana 17 kugira ngo twumve rino jambo. Amen. Semena amen. Haleluya! Haleluya! Imana muri we umuka w'Imana uvuga wamara kugaza agakundisha Imana umutima wose, n'umwuka uzutuma umuntu akunda Imana, n'umwuka w'Imana uzutuma umuntu akunda Imana. Kandi umuntu yakuze Imana hasi yo mugeramo, hasi ubwenge n'umutima n'ibitekerezo n'amaso bizabireba gusa umwuka w'Imana. Zana imbaraga zawe zatuma rero mubona abantu dukunze ivy'Imana, ariko imirimo yacu igasa n'imyuka itubamo. Tukabona abantu barimo bararirimba, tukabona abantu barabwiriza, ariko hano hanze iyi shusho yagaragaye mu materaniro itandukanye n'ishusho y'ubuzima bwe. Iriya hanze, hariya hanze asa n'umwuka umutegeka, ariko hanga asa n'uko ashaka ko cyo tuma mubona abantu rero umuntu kararirimba, umuntu karabwiriza, umuntu n'umushumba, ariko imirimo yiwe yo hanze biravuga ngo igiti cyiza ucera imbuto nziza, igiti kibi ucera imbuto, kugira nta muntu mubi ukwera imbuto nziza. Ari ituro, ari indirimbo, ari ameza, ikintu cyose kiva muri we aba ari kibi.
umuntu mubi ibimuvamo byose rero mu muntu ni ikibuga ni umuntu ashobora guhitamo akavuga ngo mana we ndagukeneye ndakwifuza umana nanse ngwino wuzure muri je umpise isi ngwanirire mana wuzure muri je ngukundishe umutima wawe umuntu agakunda imana ikamuhisha imana izihishanya imana iziguhisha isi ntikubona ubusambanyi ntikubona uburozi ntikubona ishari n'inzangano ntibikubona Pawulo yaravuze ngo Imana ngo yafashe ibyaha ngo irabibambiriye ku musaraba ngo Imana iramufata nawe iramubamba hariya ntiyobamburwa hariya ngo abisange nazo ntizoviyo biri ku musaraba usange Petero arabambwa hari nazo birabambwa aho ntizobamburwa nawe tuyohambwa kubera ko birabamburwa nawe arabambwa kuri uri incungu izatuma rero mukayirambire gukomeza ngaho gutiza umubiri wawe ukorere satani uzawutiza imana zose n'ugutiza aho gutiza satani umubiri wacu n'ugutiza imana n'ugutiza kandi mukaramba ngo gukora shitani uzokorera imana zose no gukora umuntu wewe urimo amahitamo ateye ubwoba yo gusumbikira yo kumva ko imana yotura muri wowe igatura igabamo mukazamwirirwana ukayuzura ikuzura mukazamugendana nayo ayiwe eraga urakambabwi kandi ni pepo mwashize imbere kuruta ishima bivuga ngo kampani cyabaye ikigirwamana kiri imbere y'abantu benshi n'ubu bazabangoreka nawe ngo turebe ngo aje nawe muri kampani ngo ubu tuzoreba cyo ni ikigirwamana ibyo mwatura byose bizobabaho uravuga ngo ururimi rurisha kandi rurakisa ngo umuntu azatungwa n'icyo umuza iyo ni pepo rikomeye muzopfa muri kubera ururimi rwa uzakomeza muba bacaka kuko gukorera akazi tizohindura urukundo umuntu akunda imana kuko gusenga ntakiza gisimbura imana ntakiza gisimbura gusenga niki none anyohera cyane ntabukibuzwa nawe Igeza muwe gikundiro cyane awumura neza kurusha uburajo bwose ntaburikize mufite twagirije uwamini ese mwigeze mu mutunga ahubwo mwigeze utunganyiriza apana amakuru moya bene wacu ngo bakureba mu ikanisa ngo ni Yesu wabambwe ku musaraba twarebeye kuri filime tukamuririmba oya abandi baramubonye abandi basaba mubona abandi basaba mubona akinjira batera rero 20 zo gushima naje yakunze ndakwiye naje yakunze niko yatumye umuhanuzi mukomeza uzumenya ko nagukunze sinosheza au gutakaza Yesu mwese mbambasi ubunyi habari mabahita ubunyi na mwese mbambasi Yesu aradutse musozi turatera na 20 gushima Yesu
ko yakunze abanyabyaha yaje aracungura kuko nta musambanyi w'umukristo ubaho nta n'umurozi w'umukristo ubaho habaho umurozi habaho n'umukristo yego nta mukristo umusambanyi ubaho ino murabagira mubwira abakristo b'abagome oya habaho umukristo hakabaho n'umugome n'abandi Yesu yakuye mu bugome mu mwijima none se uzovuga ngo uyu nabi umukristo w'umwijima Imana ikwereka undi yakuye mu mwijima turatera 20 zo gushima Yesu kugira ngo haleluya Hallelujah. Aho. Amen. Umuntu yo muri rimba kamufite. Umuntu yo mubwiriza kamufite. Umuntu yo muramya tamugira. Dufite bene wacu. Unyine bavuye gutereke. Basa baririmba bakabwiriza bakabuza. Bavuye gutereke. Bavuye mu bigigwama. Bakaza kubakaza. Nukuri harabasabaririmba bavuye mu busaba. Harabasabaririmba bavuye gukora ibibi. Isi yo shusho ya Yesu. Asana bamubonye. Shusho ya Yesu isa nuko yakwiyeretse. Shusho ya Yesu isa nuko yakwiyeretse. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shusho ya Yesu isa nuko kona mubona sinzi niba rubona. Uko bamwakiriye bitandukanye nuko bandi bamwakiriye. Amen. Abantu yababereye umushobozi yarabakujije bakura mu bigigwamana no mu bigura wicura buri nimba Yesu ukorera atarigeza gukura mu tegeke Yesu tiyobaho ngaho. Yesu yageze mu buzima bw'umuntu azamuye. Amen. Azamuye umuco. Yesu yavuze ngo abari ngo ndi umuco w'isi ngo abaza hondi tibazongera kandi kugendera n'umwijima. Kuko karambwiye umuco ugira imbaraga kurusha uboneka kwa kundi ngo Yesu wagira imbaraga kurusha kuri Satani. Ko iyo mwakije itaraguke tumuza mumenya nk'umwijima wawe. Mudashoye n'imbaraga mugakanda gusa imbuto tumuza mumenya nk'umwijima wawe. Uko abantu bazabagwana n'ibyaha bashaka uburyo buvamo abandi bakireka ariko bikangarira oya umuti Yesu yageze muri we azayamugeza udashoye muri zindi ko Yesu ni umuti mu mutima we umwijima uzuka. Amen. Umenya Yesu Mwami Yesu barakoze bakayaba undidira kandi buri muntu
intambara inshuti ntiyimenye ni ukuvuga ngo umuntu azahura n'intambara ye agatsinda cyangwa agatsindwa n'uzumenya ko yatsinze cyangwa n'uzumenya ko watawe muri wowe umuntu akabaho yaratsinzwe abizi ko neza ubu yatsinzwe ku intambara yamutsinze babaze abashakanye bose iyo mwakusanye n'uwanyu muganirika neza ugasohoka iyo ugeze hanze ugahura n'inshuti zawe tuzabire guseka ese uba wishimye kandi iyo utaje iyo ugeze ku muryango gutya amapepo wasohokanye niza winjira banze tuyashambike semeni amen arangira ngo ukomeze nuzoza ubona ko hari ikintu kitagenda mu wawe ukabona urasosa ariko ukabona usize ikintu kitagenda mu wawe iyo wagiye ugarukana umuti wacu ukugikemura kuko mu rugo rw'umuntu niryo kanisa ryonyine Imana ikunda mu rugo kuko umuntu agira intambara mu nzira zibiri mu muhamagaro no mu rugo abagabo benshi n'abagore benshi bananiriwe mu ngo n'abahungu benshi bananiwe kuko bashatse n'abakobwa benshi bavuye mu by'Imana no mu ikorari kuko bashatse none ni bakeya bazabaroga ari abakobwa ariko reka bagere bunguka muri sisiteme y'imiryango zabaje kukwakira ngo twabonye agakazana ngo kuko umuryango kamwigisha sisiteme Mungu bazabamurambika ibiganza agahunga ikanisa kaje gukorera urugo agahunga ikanisa akamenya akagira ngo none ngo urugo kurukomeza no kuja kurera ikanisa kandi yabaga mu ikanisa ariko yashaka aho kuguma mu ikanisa cyane akarihunga kaya ko yagiye gushaka cyane ngo niko agiye kubaka ikanisa agiye kubaka sisiteme umushumba bambwira umushumba agahunga icumba akagira ngo none yahawe izindi nshingano shamburi ya mapepo saa pepo zisiga kenda amen amen shamburi ya mapepo y'abagabo n'abagore baza bashwana basohoka yagenda akirirwa asekana n'abandi ariko umutima wiwe upfuye kandi yagaruka yagera ku muryango kujya yasohoka ya shusho yasohokanye yazayinjira ariko hanze yirwanye n'indi shusho ubanza tuyashambure mu izina rya Yesu. Haleluya! Niba ko muri wewe ufite umuti w'icyo kibazo cyawe Eden turare kabiri tuvuganye n'uwacu ayo mapepo nayiruka twavuganya aho kutavuga kuvugana n'uko twiza kutavuga buri munsi aduha kunesha byose buri munsi aduha kunesha byose. Haleluya! Rero intambara rero zibera mu mutima w'umuntu. Izo ntambara rero iyo umuntu agwisha imbaraga z'umwami Yesu azahora anesha. Iyo umuntu rero imbaraga z'Imana zayo zigenda zishira noneho umwuka wa Satani akagenda akuza noneho umuntu akagenda agabanya iz'umwuka hanyuma iz'umubiri bikagenda bitapana aho umuntu atakaza aja agatangira kuhasha umuntu batakaza abajana bagatangira gushisha izo umuntu atakaza avuga agatangira kubivuga sikomeze dubista abasenzi hano bari abanyambaraga ke zagiye hehe ntibapfuye barahari ariko mu mbaraga z'umwuka barashize habaye intambara ziteye ubwoba gatuma basabisara bakavuga bakabangurira Mungu ari baratumerera nabi cyane tumugire gute
nimumutezera n'igifaranga kundi faranga hanyuma yerekwe ifaranga zimujana baba bamukoreye inama bakisana bakabangurira mugore aratugoye tumugira gute sinimumuteranye n'umugabo we cyangwa ngo ateze ubukene cyangwa n'ibindi ndwara umukobwa aratugoye cyane arimo araririmba tugasinga ikuzimu mumugira gute nimumuteze boyfriend na girlfriend bagende bamusamba nasamba n'imbaraga zizoshe tubanze dushambura uyu mwuka w'abakobwa n'abahungu boyfriend na girlfriend ntabwo ari iz'umwuka biba misi ya satani n'umwuka w'ubusambanyi ariko mwebwega mwarabishekereye ngo niyo systeme yino ngo n'abana bacu ngo tubobo badafite boyfriend baba mu busa umuntu nakubwira ngo agira boyfriend akagira girlfriend nimba ari girlfriend wiwe ni misi y'usana hanyuma ngo mukabishimira ko kana kaje gafite boyfriend ngo yarakuze aba mu busambanyi tubanze dushambure uwo mwuka wagiye mu abana bacu n'ubusambanyi hari umwe wambajije aho nari ngiye wivuga utumushize aramba ngo se boyfriend na girlfriend nisha umwana w'imyaka 16 nase waramwigeze yaramwigeze ndamubwira ngo n'ubusambanyi kuko tufite gushakwa kandi si fiance none iryo pepo bya boyfriend rije muzamuvugana iki muzamukora iki n'iki muzamuganira araba ngo nyine ni bituna n'icyaha nta mukristo nta mwuka wera nti wo kuyobora musa gute ni rero nishe aba bana bacu b'abahungu n'abakobwa bashaka ubushuti n'iyumvishe mufite birabangwira ririza rikura byageze igihe cyo gusama rigatwita byamara gutwita rigasama amezi 9 byaje kuzara rikabyara ishaha umukarambwe ngo kuko umuntu azaje gukora ishaha irari rikuze yararebye nirari ribariza sinzi kutuvuze tadeni tatape kandi udari nacyo gucyaha nacyo ngo cyakura cyangwa kigenda kigakura cyaje kuzana kikabyara umutima umwuka arambwiye ngo gupfa niki ngo nishakuvira mu mutima kizacama kikwira umutima wose umuntu ntaba kicihana bikarangira icyaha cyaraviriye mu mutima arapfa icyaha cyaviriye mu mutima kwirana kuba kurangiye umuntu aba apfuye kandi kuba ngo azongera abe muzima akizwe niko abaheburayi babivuze hariya kuri 4 kuri 6 shoka ko yikongera kandi buri tukabusha ngo kuko aba yafashe Yesu kandi akamwibambira kandi cyakane wakamukoza isoni kumugaragara kujya abaruzi bose biragoye ko bokuyana kuko bye babambye Yesu hanyuma bamukoreza isoni kumugaragara tubanza dushambura amapepo akorera mu none umuntu akangiriza ubuzima bwe bwinshi agasambana nico bituma mwumve uko amapepo azagenda iyo usambanye n'umuntu uzugira amapepo kuko buri muntu uzagira demoni mushinzwe iyo usambanye n'umuntu muntu uzawinjiza ipepo rya kabiri wasambana n'undi ukinjiza irya gatatu winjiza undi ukaba ipepo rya kane nimba arasambanye ya mapepo yose akakwinjiramo noneho umuntu akabimbata y'ubusambane kandi yarabikoze rimwe ariko biragenda ariko ukagenda bikora noneho abaye menshi noneho abaye imbata yazo ni ukuvuga ngo abadayimoni babaye benshi ubusambane bamwe bagashaka n'ubusambanyi mu ngo zabo bakaza baca inyuma y'ingo zabo bagatahana amapepo mu ngo zabo ingo ziri mu mvu nizo bibazo mufite abahungu n'abakobwa madivorce kuko hari muri systeme combat spirituel haba ba femme de nuit n'aba mari de nuit kabantu baza barara barota bajya abandi bakararota basambana abari live ni intambara zo mu mwuka uko abari ukuri ayo mapepo nayo turayamara hano tubanze tumare ayabari ya ibusanga yemwe
dushamburiye Hallelujah. kandi dusiga hano uko ubwoko bwacu bukeneye Imana uko abantu baragushwe kandi kuko bafite Yesu ariko bari mu bana na Satani